Previously to Umwenda W'umutima series. Urukundo gusa ndetse n'abarumuna banjye. Ibyagenze bite kugira mwese muri amafaranga? Njye mfite ikibazo cy'abaturanyi banjye kandi icyo kibazo murakizi. Wayanitse mabuja njye niwongera kumana n'uno mukobwa sinzongera no kuguhingira. Ubwo se amahirwe nayakura. Bunini gute njye napatanye. Ngo shiraho intoki basi, shiraho intoki. Sinzi impamvu isazi zitaraza. Genda ndanahembesha njye nyine nta nubwo uri bugi. Ubundi se wakoze. Sinjye uri guhinga njye nyine. Ngo hinga. Nakubwiye ariko ngo nabigukorera nakuremera. Wandemera se wowe ufite iki? Ubwo bukanzu bwawe bwashaje reba ukuntu wajyana icyanjerina reba ukuntu kibagiye ngo urebe bintwaye iki do mwako iwanyu n'ubundi narabivuze murabahennye reka wamubonye ku cya cyambaye nka bagatarina ya bintwaye iki yesu we urapfuye umusirimu wo mu cyaro humura haje ba Clemence sha haje ba Clemence haje ba Inesi ye wowe wagiye mu bisheke dore uko kirenga yewe reba utubuna ntakiriho se kugenda nkabona uri kuza sha ariko se nibyo ariko buriya byashoboka ariko buriya ubwobwo bwanjye bwagera yemwe ba yemwe abana se bo banyarukiye muze tube tuganira barihera muze sha nababuze agakobwa kanje we ngwino ugire gutyo uzamuke wicare kuri papa nawe muze sha nawe canwe zenguruka ngwino sha ye nawe ngwino none umeze ute agakobwa kamwe mu bahungu babiri sha so mumva na umeze ute wowe urakomeye ariko yundeba ariko uranameze nti sanago ukumbuye papa waze tubihanga wabyanitse ibanga wabyanitse ariko ariko da hanyuma ubiteho amashuri harya nangiye kubaza ngo amashuri kandi mbona ari igikapu mbe mwitonze mbere ku tuntu tuzadukora tuza tugaruke twongere dusubirayo gutya dukata ahubwo uranteze sha yewe yego karibu sana bangira gutya nga banyina no naba karibu salam Tebarakaye gahunda se dufite inama yize za gahunda se ko kundi sina tuga kwahirira nk'ubwatsi nyine ariko zazira nka zawe zirarya wabanze ugabana babagenda oya ari cyo saba abana be mugiye mu nzu ndaje nyine mfasha buri ifiriti si byose nindiri burya byinshi ni wowe muzamura gutyo dusoki turebe noreba rega nawe uzabyareve muri ubwo bugumba hanyuma mwe mugiye mu nzu kajyana abana mu nzu ntimukubagane sibyo abana none se birushaho harakaye se wabaye
ukanyuzana ibintu by'abana mu mafaranga ariko ntabwo ndi kumva igihe bari kunsobanurira ibintu by'abana. Gahunda dufitanye ni iyi. Si ukujya kureba se ko wabona kandi gaperime. Rega numvishije ngo wabonye agaprovisoire kora hano. Irabona kohereje mejo bundi byagenze gute? Ku bijyanye n'aka kazi se? Reka nkubwire nkubwize ukuri. Ntakubeshye pe. Kariya kazi urebye nabi wanagapfiramo. Usibye ko wenyine uruntu rufite ibiro niyo wenda ikintu cyakwikubita hejuru wenda we wakwivuza bigakunda. Ariko ngiye urabona ndisaziye ndi kubyara abana bindahekana. Atari hejuru yawe se. Tuza dukorera amafaranga ure gutasa neza. Ukava muri inzi wajya ngo Kat, umva kuri action. Shaka akazi ko kari gutinda gutangira. N'amafaranga ni menshi rwose ngomba kumuhitana uko byagenda kose. Nuko aba ariko kazi ka nyuma na nyuma nongere gukora. Shaka uriya mutipa banguke kumwice rwose n'ubundi naheza yise. Wikibu. Yo. Nta nibyo gusuhuza aka kanya bimeze bite? Bimeze neza. Ariko nyine hari akazi nabonye twakora. Akazi nyine kameze gate kazi bwoko kuki kajyanye n'iki no gukora iki? Nta kazi nyine ubona kajyanye no kwica umuntu. No kwica umuntu? Nyine hari nomero yamamagaye natazi. Yambwira ngo hari umuntu ushaka ko mwicira ariko nyine amafaranga yose bahise bayakira bayashyira kuri telefone yawe. Nyine uwo muntu ushaka ko wicanye umuntu muri turi muntu bwoko ki? Ahubwo mve ikibazo ukuntu bambwiye ko nitumwica neza amafaranga baduhaye barakuba gatanu. Uwo muntu ndi kukoza umuntu ugomba kwicana umuntu umeze nziranye nawe ngewe sipasi. Umuntu tuzanye ku byo bigoro. Muraziranye nyine niwe niyo mpamvu narebye wowe. Ninde? Muraziranye nyine narebye umuntu baziranye. Nziranye n'abantu benshi mbwira ngo ni runaka. Ni Jackson. Jackson. Urakora akazi aka kazi yo akagezemo ntaguhakana n'ukwemera. Nta kintu gihari. Apfa kuba arimo akazi kandi arimo n'ibiceri na mama namugambanira bakamuhitana. Habwo arimo amafaranga ngahe? Ni dure amafaranga ngahe? Amafaranga ni menshi man. Yavuze ko nitunagakora neza aradukubira gatanu. Gatanu nyine arakuba gatanu kurangahe? Vuga ngo ni 200 akuba gatanu. Ni miliyoni. Miliyoni akayikuba inshuro 5. Urakora akazi? Jackson wamubwira kumwe mujya kwicara mu gashyamba akahicara. Ukamuzana impamvu naje kureba wowe w'inshuti. Wewe winyigisha uko ngomba kubigenza ahubwo ndi kureba nyine. Yarangiye sinkarye karoti itera mu nda nzarye ngikirayi cya 500 cyongere vite kirisese 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 Jeni kwa teta tubucura muri uwo muryango nakoze bana n'abavandimwe banjye rimwe na rimwe banishimye ariko nakanababara. Yidiro ko ari indyango rye bro. Ubwo rero ukuntu bimeze diri wamaje kumva uko imeze nakwivamo ntago byakunda nakwivamo tudakoze akazi. Urashaka kwanga gukora akazi urabura ubuzima bwawe ahubwo ari wowe urabigenderamo. Diro ni indyango rye nyine nanjye niyo mpamvu narebye wowe kandi ubukene afite nabwo ntabwo bunyoroheye. Ahubwo urakora akazi nizire ko yagutaye avance ho yanyishyuye yose ayama ariko ndikumva nanye no kugukemanga gutumukira gwa akazi nkako kabanza agahita kwishura byose nyine akarangiza. Ese genda muzi ko nabonye amamagara tukavugana akahita ashyiraho amafaranga yasoje kugwishyura yose direct. Ariko nyine yavuze ngo dukoze neza yaduhaye yadukubira.
miliyoni ye yamaze kuyigura nako yakubye inshuro 5 yose yaguhaye oya arakuba nitumara gukora akazi tumuhamagaye tumubwira ko akazi kagenze neza Yesu ubwo yakwishyuye yose ushingiye injiji gusa okay ubutangiye kuzana ubwana mu kazi kandi akanyenyeri 500 mbanze mbibone kuri phone yanjye 500 yo ndayaguha ubwo reka ubanze umuzane dukora akazi tuje kugabana amafaranga we kandi akanyenyeri nkubwire diri kurikiyeho zere kutazaneza abantu uko nandi ndaje kuri rwego 078 5 14 zere kutari bone ngo uri bumve umuntu w'umugabo Nuzi sahanga turi tugomba kubisoreza se wundi nose wakwivuga ko amasaha 3 ndetse ngo igisubizo gikurikiye kandi bigomba gukarwa mu ibanga Sunyizeye fasha gutya ubwo duhurira ahangaha mu masaha saa moya z'ijoro dirira bibaye ndani Mbora mikoro ziraha hejuru y'amafaranga yanjye wanga kugira ikintu ukora na kimwe agere ndikubwira igisimba kwanza nicyo mvugana nawe Jackson Agiye he igihe cyose nituyabona tuzayagura turi kuyashaka tuzayagura izo mpamvu zanyu ko numva zindambe mu matwi yanjye ko numva ntazi impamvu zanyu subiza ubwimbwireho urananirwa guhaguruka ngo ujye gukora ahubwo ukirirwa wicaye ese kuki udahaguruka ngo ujye gukora no kubera gatsinda aranasuzuma hejuru y'amazu yanjye bakongera nikumburiye mama ntabwo ndumva nashaka kujya ku ishuri namuvugisha ndaje mu Rwanda asetrese mayina uwo mukozi uhora uririmba naramukasha kagufasha ubwo nazo kutangira kuna uzongera kujya mu byanditse by'amatelefone ngo namushusho mbese telefone aho buri Dadi wamagariye mami ko ndi gucererwa. Ubunjira misukari. Mama, ndi bafata urucyayi. Baza mfata icyayi. Nachiwe, tena cyane. Bavuze ngo gifate ukinywe. Wishariye. Cyane kimeze neza ariko ntari cyane. Zabisobanura wageze reka maze ngo umukobwa wawe mere nabi. Sawa. Mami. Yambi mami bizu mami uzukuntu ukumbuye. Umva ndi gufata amakaye kumva nkabona mami kumva uzuko ndagukumbuye pe naze numva bana byo kwishina kuvugisha. Maze turisaba yandikishije ibintu byose
Wimbwira umwana wanjye nawe. Maze baze ko nambwira narindi na dadi ngayibaza. Mami ndagukumbuye kumva noneho n'ibintu wansezeranyije ndi kubirota ndi kumva nekereza kurya shokora nyine zo hanze kumva nzamwima kumva baburetse nzanzanira n'agakanzu keza none bizagenda bite ese kuki uri mukuru kuki uba ushaka yuko uriya musaza wari gukora wenyine ni ukubera none kuki utagiye abansanze gutya ntacyo urakababonye se ntabwo ushobora no gufata n'iyi mbuga n'utu tuntu twose ngo dukora ahubwo uricaye uri mu maganya amaganya niwe uyitera ntabwo ari wowe uyitera ubu kandi njye mba numva nta mpuhwe nshaka hejuru y'ibintu byanjye byaramvunye njyewe ndashaka musaza wawe niwe nshaka wenyine Jackson ari hehe ndamukeneye none ahangaha we nta n'icyo twavugana kuko n'ubundi igihe cyose nta n'ikintu uba wibereye ngo usanga uri aho gusa udashobora no kuba watekereza ngo uvuge ngo nibura ngo rikamufashe ni wenyine nta wundi urabizi neza ko nza kuyafata rero urumva ko ku kintu kigendanye n'amafaranga nicyo mba nishakira nta kindi ubwo ubinyemereye ko ugaruka nkaza kuyafata ndagiye ariko nze kuza gusanga ubundi ndirirwa ngaruka kuza kuyafata ntabwo umushobora kumpamagara cyangwa mukayasimbukira kuri telefone igihe cyose muzajya mwumva induru yanjye ubwo niyo mpamvu ukeneye igihe cyose muri buze kuyanyoherereza kuri telefone nizere ko mwabivuganyeho umubwira aze kubinkorera ndagiye kandi sinzongera kugaruka nizere ko ntazongera kugaruka ngashaka nshaka rukumva hari amarinete nyine meza kumva ameze nk'aya nyine perezida w'ubufaransa yambaye sibyo iriya marike noneho umva nkabemeza abo twigana ako sheri ngaho umuvugishe maze suzamuzanire yanarakara wamwimye mami wakijijishije ukamubwira ko utazamuzanira kari kukumva sawa ntari bino bwana musaza wanjye ko twavuganye sawa Sheri umesitangwa bimeze gutabara ndagukumbuye mbasigaye nkishaka birashoboka se wenda ndashaka nawe kwigamo njyenyine koko ndabyumva ariko nyine ntacyakundutima naje reka twitunganye ubwo turongera gusubira n'ingero mu kazi ndakugurisha bayi urakoze wumva kanje kuzana baga itenda kishuko nakereye okay girava kwa nze tukina cyangwa menya ko utakorera ubwo nse kuta ngobi ha non mve mu kazi sanga nta kintu kirambura urambura aho wari ndagiye simu